aho bisa nkaho bigaragara cyane byari ibintu bigishyushye, agikata bwa kabiri akasa ashaka ijosi, mpita nshyiraho akaboko, nibwo yahise akata ha gatatu, mpita ngwamo imbere. Umusore ati we wageze hano ute? Ndambwira se shirisi wowe wanyandikiye SMS umbwira ngo ninkuzanire imiti. Muri ako kanya nawe aba arasakuje abwira mugenzi we ngo sinzi niba namuvuga izina ntacyo bitwaye. Ariko reka ndivuge kuko kwanza ryanagiye hanze. Tangabuhamya ni uriya musore w'umubonso bita Yantare. Yari ari muri urwo rugo. Tudusubiye inyuma gatoya, uwo mukobwa yari ari mu rugo, turashaka kugira ngo dusobanukirwe. Uwo mukobwa yari yahagutanze, yari ahari? Yego. Winjiye mu nzu yakwakirije agukata, subira aho ngaho inyuma neza kugira ngo ntabyumve neza. Yego, ni ukuvuga wanyuze mu karyango k'inyuma, hera ku karyango k'inyuma, mwanyuze mu karyango mu gikari niho nciye mu gikari nsanga harafunze kwa kundi urufunguzo baba bashyizemo serire. Ndavuga ko ubwo yaryamye saa kumi n'imwe byanga bikunda arananiwe, reka n'imbere ngende nanamushyira imiti. In fact wenda niyo naba nigende cyangwa niyo naba ndaho ngaho. Ubwo mu gihe nari ngiye guca kuri rya dirishya, ni ari amadirishya agera hasi y'ibirahuri abatafite amagriage. Nibwo yanciye inyuma, niba yaranyumvishije mva kuri moto nza simbizi. Urebye we yaciye muri wa muryango wo mu gikari nasanze ufunze. Arazenguruka aza nkurikiye inyuma, mu kuza kunkubita ya rakrete yayikubise fata mu kirahure. Imaze gufata mu kirahure nibwo yahise atangira kuntema. Yagutemesheje iki? Ikigaragara cyo ni ikirahure. Ntabwo navuga ngo namubonanye ikindi kintu, namubonanye rakrete nicyo yantemeshaga. Ntabwo yigeze kuvugisha, ntabwo yakuvugishije, yaje gutema gusa. Kuvugisha be n'ijambo na rimwe. So ubwo nibwo urumva ibintu bigishyushye bikimara gukubita, nibwo nahise ngwamo imbere, maze gufungura iryo dirishya ninjiyemo. Ndamubwira ukuntu mbaye, kubera iki wambwiye gutya ngo nkuzane imiti bimeze gutya. Arasakuza nawe uwo musore ari we uriya Gasana, atangira no kunkanda amaso ngo we wageze hano ute, kuko sinzi niba ari andi mafoto mwabonye mu ifesi yanjye, ijisho yari yarikanze asa nk'ushaka kurikuramo. Boyfriend wawe? Yego. Arambwira ati ni gute ugera hano, tiko nari nakuje kuzajya uza hano utambwiye. Ndambwira ko naje ari we wabimbwiye, kuko nagendeye ku byo wambwiye umbwira ngo ushaka imiti. Mpageze noneho arangije nibwo yahamagaye uwo musore ngo witwa ngo Yantare. Yantare tebuka. Yego, ati tebuka. Gisere bamwicaye hano. Ubwo urumva amaraso yaratungerezaga nk'umuntu uri kunyara. Yantare yakoze akimara kubibona, we aje yaraje ikintu yakoze cya mbere, yahise aca boxer yiwe, arangije arazirika ku kaboko. Azirika ku kaboko kuko ndimo natsonya ndava cyane. Wa muhungu wo ngo ni boyfriend wanjye akajya ashaka kunjugunya hanze. We yabaye nk'umuntu wigira nkaho atabizi kwanza ko narindi buze. Noneho Yantare aramubwira ati nyamara nubwo uri gukora ibi bintu, uyu muntu ari kuva cyane, ashobora no gupfira hano, tureba n'ukuntu wamugize. Kuko Yantare yahise agenda warambara, anshyira mu modoka. N'uwo Gasana bibonye araza anshyira mu modoka, tugenda azamuka antotira, nyine ambwira amagambo mabi, ngo nanakwica, ngo ntihagire umenya aho waguye, ibintu byinshi ankanda. Gasana deja hancisha intoki mu mazuru, ankanda agakanda amaso asha nk'ushaka kurikuramo. Nta kintu yari yanyoye, yari nomo. Yari yanyweye kuko yamamagaye saa 9 ambwira ngo ageze mu rugo, ambwira ko avuye mu kabari. Saa 9 za nijoro? Z'ijoro yego, kuko akenshi yatahaga yakundaga kunkominika. Kambwira ageze mu rugo. Kunywa ko yari yanyweye no kwa muganga baramubwiraga ko afite fuke. Aho komeza. Centre de santé. So angesheje kuri centre de santé, ntari natubwenge. Ubwo we twazamutse mubwira ati mpa telefone mpamagare ntapfa abantu batabizi. Warayinyaga tujye yihisha.
noneho aranambwira ati araje akoze itabi ahantu nyine gutya twegeranye bacuruza ibintu by'amataki sinzi ababizi barara bakora bakageza mu gitondo, ataraje akoza itabi arangije ahita asubira mu modoka, nibwo yongeye arampamagara, njye nta access nari mfite yo kumuhamagara kuko yari yaramblotse, arongera arampamagara ngo na n'ubu nturasohoka, nambwiye se ubwo ngubwo ujize isaha mu buryo bwo kugira bigende gute uzanye no de plus n'uwo mukobwa ari noneho murabona mu byo nyuma y'ibyo mwakoze murashaka no kuba mwamena haside cyangwa no kunyica, ngo navuze ngo sohoka ngo icyo nshaka kwikorera ngo nkahereza amahoro umugore wanjye. So ndangije ndamukupa ariko numva mfite ubwoba bwinshi, numva ko bitangiye kuba too much, ariko ubwo hagati aho hari umushuti wanjye nahise mpamagara ndamubwira ati mbabarira wumva ibintu Gasana ari kumbwira, akibi nkirimo ndabimubwira ready ahita mpamagaramo Gasana arabyumva, niwe uwo mushuti wanjye niwe wambwiye ati niba ugira ubwenge wibeshye usohoke barakwica ikigaragara ntabwo uyu muntu ari amahoro, kandi nyuma numvishijemo wa mukobwa ready nanjye nari namaze kumenya yuko uwo mukobwa arimo, nibwo nagiye kwanza kuri RIB ngenda ngiye kwishinganisha, barambwira ati ibyo si ibyo kwishinganisha ko no gutanga ikirego, ndabaza se ikirego mwacyakira kandi uwankoze ibi ngibi bambwira yuko cyarangiye, barambwira ati ikirego kisaza hashize imyaka 5, bakira ikirego convocation ya mbere banga kuyitaba, iya mbere nayishyiriye mu mudugudu arayijyana avuga ati si ibintu byabereye mu mudugudu wanjye utetse niba avuga ko ari we victim y'ibi ngibi kuki atatumenyesheje nk'ubuyobozi bw'umudugudu ngo avuge ko yatewe and then akitabara wenda, ati n'umujura niyo yaguteye ntago aba afite uburenganzira bwo kuba yagira bamwihanira. Noneho umudugudu arayimuhereza, iya mbere banga kwitaba, iya kabiri banga kwitaba, iya mbere bayibahaye ari ukwitaba byari dimanche de 15, noneho lendi njyayo nabwo banyandikira indi nayo, ubwo nuko bombi nazibaherezaga, ari umukobwa ari umuhungu, bakanga kuzifata, umuhungu we yarayifashe umukobwa we yanga kuyifata. Noneho kuwa mbere njyana yo kuzitaba ari le 17, ari nabwo yari iya kabiri, aho kwitaba kuwa gatatu kuko le 17 byari kuwa gatatu, bitaba le 16, bitaba ari kuwa kabiri, ni nabwo bavuyeyo batagize icyo bababaza n'iki, barangije bo baraza hakundi umuntu areba poste nijoro, ndebye poste mbona umusore yanambrokoye n'umukobwa ati twivunnye umwanzi, ngo tungwemo twivunnye umwanzi, barimo baranywa amayoga nyine. So noneho numva bisa nk'ibinshotse umutima, ndavuga ati wajya kubaza resulta zavuye muri ibi ngibi ku buryo abantu bageraho bavuga ngo bivunnye umwanzi, at least ntibabakipinge distance hagati yanjye nabo banabawoni. Barangije icyakurikiyeho icyo gihe umuribu yarambwiye ati ngewe ntabwo nari kumufunga, itegeko ryaturutse bukuru bambwiye ko bazajya bitaba bari hanze. Numva nyine simbashe kubyakira, nari namaze si bya telefone yanjye yo byo bimeze bitatu, ahubwo uranyibukije ati yari yambwiye yuko telefone yawe ari buyinzanire. Muri ako kanya abaramuhamagaye, akimuhamagara aramubwira ati ko nkeneye ya telefone ya Gisele se wari wemeje muri statement ko ufite, abamugize umusazana aramubwira ati nge nta telefone nakwemereye, ati nara nakuhaye statement nkayigukoresha, ukambwira ati warayitwaye ujya kuyihera umukozi atumuhereza inshyashya, urumva telefone yanjye niyo yari irimo ibimenyetso. Arangije umuhungu abamugize gutyo umusaza aramubwira ati okay taho mvugiye ahangaha, ati ngwino hano kuri RIB. Muri ako kanya umusore ikintu yakoze we yahise ahamagara umushuti wanjye ucuruza amatelefone, turi kumwe twicaranye n'umuribu,
aramuhamagara amubwira ngo navu aho ngaho wari kumwe n'umuntu wo muri RIB yego twari turi kumwe yarabyumvaga byose yarabyumvaga komeza yarabyumvaga umujinya muri bubu uramwisha ararahira ati izina joro aribwo abonye yuko byakomeye azana twebwe twari twahageze njye n'undi muntu saa 9 nyine kuko in fact murabyumva ntabwo njye ndamera neza ku buryo ahantu hose najya nakwijyana niba stili nkiri ku miti y'indera almost y'amezi 6 arangije mpageze ubwo ahageze yazanye n'igihiriri cy'abakobwa niba navuga ngo b'ikigali bose bahageze babona umukobwa baramutwaye iki nanjye ndangije nditahira ndindira ko nyine havamo imyanzuro ubwo rero kuwa mbere last week nibwo bari bujye mu bushinjacyaha dosiye ngo basanga ntihageze muri systeme bajyamo kuwa kabiri barababaza iki umushinjacyaha nkomeza musaba ati byashoboka ko twabonana kujya kuko no muri bari yambwiye ko nanjye ngomba kumuha version yanjye ahubwo muri bune wahise yongera ntumaho wambaza ibindi bibazo nka 4-5 gutyo arambwira ngo umushinjacyaha wansabye ko nabikubaza ariko nkomeza kuinsista umushinjacyaha musaba ko tubonana so arangije mu munsi w'ejo kuwa mbere hashize ejo ngiyeyo arambwira ati nabonye wari wansabye ko twabonana ntabwo yego bari bambwiye ko umuntu yafite ikirego umufitiye ikirego agomba kuza nawe akaguha temonyaje y'ibyiwe mukuri ntabwo umushinjacyaha yanyakiriye neza ko asa nkaho yanambwiye muri tayi nziza wajyaga hehe ibikiye nari namubwiye se waburi shwa ko aho najyaga ntari ntahaherewe uburenganzira ati umuhungu yavuze ko mwatandukanye 2022 nabwiye se mbere yaho bwo le 28 kuko yagize anniversaire le 27 twari turi kumwe le 28 twari turi kumwe nyuma aho twajyanaga muri sport ubwo ngubwo icyo gihe twari twaratandukanye 2024 urumva we nibyo yisobanuye imbere y'umushinjacyaha so ndabaze se niba nibyo nahise mbaza umushinjacyaha ndamubaze se niba ari ko twari twaratandukanye iyi telefone mfite njye sinyihakana ndanayemera nabishaka azambwire nanayimusubize iyi telefone yayimpaye nk'umuntu badakundana yayimpaye nka mushiki we yayimpaye nkandi n'ururaboye amafoto ndayafite ibintu byose bigaragaza kwanza nari nkiri no mu bitaro aho ngaho imbere arambwira ngo ngumva yemwa ngo genda ngo ibintu byawe ngo nguze kumpamagara mu masaa 11 ngo nguhe igisubizo igeze saa 11 ejo z'umugoroba ndamuhamagara muhamagaye ariko nyuma aho ngaho gato yambwiye nambwiye si papa kuri murambwira nabi nk'ubu tubwizanye kuri ari umukobwa wawe bakoze bino wakumva womerewe ute ngo ahangaha ngo ngiye ngo ntacyo mbirebaho ngo nta nubwo ngo ndi mu bintu bya santima ngo ndagira ngo nkumenyeshe ngo ngwigendere ngo nyuma yo kubona impapuro z'uko wagiye mu bitaro by'indera ngo by'uko wagize iryo hungabana iyo trauma ngo nibwo ngo ndaguha igisubizo saa 11 yari yampaye ejo muhamagara ambwira ati hagati ya saa 12 n'igice saa 1 mpamagare ndaguha igisubizo aranje atambwira ngo ariko nakunguza mpamagara ejo mu gitondo ndamuhamagara 4 times yanga kunyitaba
agera haranyandikira murabona iyo uri murivuza bahari amaordonance baguhereza n'amarandevu ibyo byose narabimuhaye maze kubimuhereza arabifotora ngo abishyira muri dosiye ariko already amakuru mfite nuko nta biri muri dosiye ikintu kiri muri dosiye ni raporo ya Kacyiru yonyine noneho njye ikintu nakoze ubu ngubu nagiye kuhagarariye abashinjacyaha mu karere ka Nyarugenge andebera muri dosiye kwanza ni nawe wampaye amakuru ambwira ati se ko mbona muri dosiye tubonamo ko nta raporo y'aho bagupfukiye bwa mbere kuko niyo duba dukeneye bwa mbere nta na raporo y'uko wagize icyo kibazo cya trauma wenda ngo bivuge ko ariyo mpamvu watinze gutanga ikirego ko biranumvikana ko ntabyo tubonamo barangije n'ibindi bimenyetso byose byanjye ku giti cyanjye byizo call zizo saa kuko ama screenshot yose umugenzacyaha yari yayansabye ubwo ndavuga umuribu ariko muri dosiye y'umushinjacyaha nta yarimo ahubwo hagiye harimo ibimenyetso bya Gasana ngo naramututse of course ntabwo umuntu yaba yakugire gutyo ngo ujye umushimagiza umubwire ngo you are good guy uri umuntu mwiza thank for what you did for me so nuko nyine muri rusange situation yanjye imeze aho ngaho umushinjacyaha arambwira ati ndaje nsome dosiye yose gusa icyo mubaje ndamubajije se wowe ukurikije uko ubibona yavuze ko yabarekuriye ashingiye mu kingo yavuze ko akubisemo inkokora ngo mu kirahure ngo ukitema ndamubaza se uko ubona izi cicatrice urabona ari ibyintu ngo ntabwo ibi byumvikana ngo ni umuntu mu wagutemye ati kuko cyo mbona cyo tukoresha indyo ntabwo waba ukoresha indyo ngo witeme muri ubu buryo arambwira ati ejo ni konji kuwa kane kuwa gatanu nzaguha igisubizo kuwa kane uzampamagare nzaguha igisubizo namaze kuvugana n'uyu mushinjacyaha numve kwanza n'ibyo yagendeyeho utarajya kure hari aho nigeze kumva utubwira ko ngo hari umuribu wavuze ngo ibintu biturutse ibukuru ngo babafungure ibi byavugiwe he pardon hari ahantu wavuze ngo baraje baravuga ngo ibintu byaturutse ibukuru ngo ntibabafunge ibyo ngibyo byavugiwe hehe kuko ngo itegeko riturutse ibukuru ngo ntibafunge kuwa kabiri urumva umugenzacyaha yarababajije ngo ajya kugisha inama umukuru wa RIB ngo yanje aramubwira wa RIB ya Kicukiro ngo aramubwira ati ngo ntimubafunge bitabe bataha ni nabwo baje bapostinga ngo bivunye umwanzi bintera motivation zo kujya kubaza mu byavuye muri resulta y'ibibazo byanjye harambye ati ntago njye naye kubafunga umukuru yambwiye ati bitabe bataha ikintu cyamotive muri book kumufunga nuko statement yiwe yose Gasana yiciye amazi akavuga ko ibyo yari yeme muri statement kuko sinzi ababizi statement urabare gukoresha bakayigukana isoma ukayisinyira bigaragara yuko we ibyo yamubwiye bya statement byose yabiciye amazi nuko byagenze muri rusange ariko ubwo mo hagati aho ngaho bagifungwa ku munsi wa kabiri hari n'abaje kundiringa abashuti biwe bampropoza ngo bampa amafaranga bagaca no ku mushuti wanjye kambwira ati Gisele turabiza afite umujinya mwinshi nta nicyo twabasha kuba twamubwira we wamutwumvishirije twamuha amafaranga y'impoza amarira I think sinzi uko nabyita y'intuzi ibyo twamukoreye iki nibwo the following day ndanje namubwanje ntago nta muntu bishoboka yuko yafata icyemezo cyo kuvuga ngo ibintu bifite aho byageze bifite ubutabera birimo nta muntu ufite uburenganzira bwo kuba yakwivanga muri ibi bintu noneho kwanza abo bantu babashuti biwe n'abantu babasitari kwanza hano muri iki gihugu bamwe tunazi kuko bacaga kuri umushuti wanjye bakajyaho bakamubwira ati mu propose 5,000,000 mu propose 7 ngiye akamunga nkamubwira ati ibyo ntabwo bishoboka rwose kuko ibintu bankoreye ni inkovu nzabana ubuzima bwanjye bwose even nagiye no kwa muganga arambwira ati izi nkovu ni ibintu byagezemo imbere kuko uwo muribu niwe wakwibwiriye imbona nkubone muri kumwe ngo ibukuru bamutegetse kutabafunga yego
Okay, sawa, komeza ntacyo. yego n'umushuti wiwe witwa uwo nguwo Yantare Kwanza hamwe n'undi mushuti we witwa Sharifu. Kuri ubu ifungurwa ryabo wabyakiriye ute? Icyifuzo cyawe ni ikihe? Fushware namwe nk'uko mubibona narababaye pe. Ihangane, turi mu gihugu kigendera ku mategeko, turi mu gihugu gifite imiyoborere myiza. Ababa bariye izo miliyoni 5 bashakaga kuguha cyangwa se n'abandi baba babiri inyuma, ndahamya ko ubutabera butaraza kuborohera rwose. Ihangane wirira. Ihangane Godfather, waba uzamuye mic yawe mu gihe Gisele akirimo emotions zigize, ariko yihangana aza kumera neza. Muting yawe mic gatoya. nazamura mic nkavuga iki? Ariko ntabwo numva ibi bintu biteye isoni n'agahinda. Reka twumve uyu mwana. Gisele utiki rimwe nibaza ese baravuga once naritemye, ubundi bakavuga ngo ni ikirahure ngo naciye. Nta hantu na hamwe handi ku mubiri wanjye mfite inkovu, kandi nari nambaye ikabutura. Ngira ngo ababonye ifoto y'akaboko kwanjye mwabonye ko nari nambaye ikabutura. Ese ibi murabona atarimo no gushinyagura no guhemukira umuntu, biri mentally. Bafite amafoto y'ibyo birahure, urumva niyo rakerete. Ese kuki ibyo noneho ubugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha, kuko ngewe umugenzacyaha yarambwiye ngo nibiba ngombwa nzajya no gupima. Gisele, telefone yawe igiye. Okay. Jihad, umeze ute? Jihad, ibukuru bakojeje kuvuga. Ihangane Gisele, ihangane. Wenda umuntu ashobora kuba bishoboka ko atazwi n'abo basitari, akaba ari byo nzira, cyangwa ari uko wenda ayo mafaranga, kuko ibigaragara byo amafaranga yo yaratanzwe. amafaranga yatanzwe hehe? Yahawe nde Gisele? Fungura mic yawe. Gisele, subira inyuma ndashaka ugaruke gato. Komera nko kumazi ahangaha. Komera hano uri kumva n'abantu yake. Ndashaka kumenya izo miliyoni 5. Ntabwo mbizi icyo gusa icyo nzi cyo amafaranga bamporopozaga kuma bakabona sinyemera, kuko naberekaga ko hari urundi rwego byageze. Mwabwira ati niba abantu narabihora amezi angahe abakuzaniye abakugera naho bansanga iwanjye, ni ukuvuga ko hari ikindi banshakagaho. Urimo uranyumva? Sinzi pe. Abamuporopoje miliyoni 5 yavuze ko harimo Rocky, hakabamo n'undi witwa byose birashoboka. Mubaze niba ari kunyumva. Bashobora kuyampa nkagenda nkabandikira ko mbaho. Gisele, uratwumva? Bakanyica nabwo. Gisele, urimo uranyumva? Kandi uru Rwanda ubundi muturage ndakumanuye kugira ngo nongere kuzamure tujyane gake. Ongera umunzamurire. Gisele, nakumanuye kuko ntabwo watwumvaga, nabwo ntunyumve. So reka nongere nkuzamure. Okay, yaje. Okay, Gisele, uranyumva ubu ngubu? Yego ndakumva. Ikibazo nakubazaga ndashaka kugira ngo wongere dusubire. Jinya we turabizura inshuti yiwe,
tubabarira udufashe uturwaneho urumva yego ututurishirije Gisele aduhere imbabazi umuvandimwe noneho tumuhe 5,000,000 z'impozamarira bigeraho bageraho no mu 8 bageraho no mu 10 mbwira uwo mushuti wanjye ndambwira ati ibintu byose aho bigeze nta kintu mfite cyo gukora gusa bo bashakaga ko ngo nandike iretire igaragaza yuko mbababariye ndambwira ati ibyo byabera mu butabera urumva ntabwo byabera mu ntuza ariko ubwo aho hagati aho mbere bagitangira kudiringa ibyo by'amafaranga uwo Gasana yanyandikiye agapetimo turiya dupapuro dutoya arimo aransaba ko tubonana noneho haciye byabaye ku wa gatanu nibwo yakanzaniye ngewe ntari najya kumureba ko numvaga nta n'izo mbaraga ndabona muri ngewe umusore arangije uwo mugenzi we w'inshuti ye witwa Sharifu nibwo yanzaniye ako gapapuro atangira no kudiringa ibyo bintu by'amafaranga we n'uwo Rocky babidiringa n'umushuti wanjye ntangiye umushuti wanjye arabimbwira ndambwira ati ibyo ntabwo bishoka arambwira ati nanjye ntabwo ibyo ndimo ndabyiyumvisha neza ibintu by'amafaranga ku buzima bwawe ku maraso angana kuri aho wamenye urumva ushobora no kuyafata ni umushuti wanjye yangiraga inama akambwira ati ushobora no kuyafata ejo n'ejo bundi ukayazira ati ngewe bari kunshaka kuko banzi ko ndi inshuti yawe ati je wayafata ukayazira cyangwa ukanayagwaho ati ibi bintu reka bizakemurwe n'ubutabera last Saturday nibwo bahise babona ko byagiye social media bigaragara bahita bakata communication hagati y'uwo mushuti wanjye ndetse nanjye ubwanjye ariko ubwo muri iyo process y'icyo cyumweru cyose ari abo kuri kote z'umukobwa banangeraga no kuri kote y'umuhungu hari n'abo kuri kote y'umukobwa banangezeho baranambwira ngo urisire yuko nuramuka ubafungishije ngo uzabaho ufite amahoro ngo umwofisiye shit mana yanjye ihangane Gisele mbere ko nakira abantu rero mbere ko twakira abantu reka nongere nshyiraho ifoto ya Gisele murebe Gisele turi kuvuga kandi wasanga hari uwibye igitoki cyangwa hari uwibye inkoko wajyanywe mageragere Gisele nigenda gake ndahiro murebe kuri dashboard sha umva n'abaciye mu ijambo mwambabariye ko twebwe aribwo tukiza mukatubwira uyu mwana yabaye iki reba kuri dashboard reba kuri dashboard warebye Brian ariko Jihad ibi bintu abizi neza namaze kubishyiraho reka nze nguha amafoto muri DM ariko Jihad ifata ijambo Jihad wakerewe Jihad watinze Shani njye wamutindije pe mu mubaba ibyo bintu ko twatuze ko nimara kugenda mwicaye mutagitaga lift muzaya mugera mu rugo kare wenda Jihad atari yakomezaho gatoya yego nagira ngo wenda nsobanuremo hagati aho ngaho mbere yuko bijya social media kuko wenda nyuma ya social media nibwo abantu bagabanyije kunyirukanka no kumpamagara hari umwofisiye waje kundeba nsaba ko tumitinga ndabimwemerera haraza arambwira ngo wa ofisa ngo twahuriye Camelia naje arambwira ati nge ofisa ati nagira ngo nkubwire tutaramutse wemeye gufasha umwana wanjye reka nkubwire ejo isaha n'isaha wabizira mu buryo utazi ndambwira ko se ko ndi mu Rwanda uko nguko yarakubwiye ngo cyane rwose atera n'ubwana n'umushuti wanjye kuko umushuti wanjye afite umwana arangije aramubwira ngo ubwo se ngo ngwenda abona uri n'umumama ngo ko ndimo ndabibona muri telefone yawe ngo ubwo uri siri ko umwana wawe azaba ari secure ngo muri ngo ubu ngubu mana uko nguko mana njye mumbabare muze kuntangirira ino nkuru nubwo mwayicamo ibice byibuza nanjye nisange muri ino nkuru pe uburetse gato ntabwo nkunyurira reba hano ariko se Jihad gute iyi nkuru uyu muntu atayizi mu batabizi reba WhatsApp yawe ibi bintu twabivuze ikintu kibabaje DJ Brian kuko ndi kubona akaboko k'uyu mujizere bagatemaguye reba WhatsApp yawe sinzi ngo bapfuye iki reba WhatsApp yawe araje hano arabisubiramo arabigusobanurira ariko reba WhatsApp yawe muca iyi nkuru rega twayivuzeho ubushize
yo ntago nari mpari masikini we. ni ukuvuga ngo iyo nyirabutisiga nkoherereje uwo nguwo wambaye impenure ndaje mwereka abanyarwanda nonaha mu kanya wamubonye DJ Brian Ntago arangeraho we. nayaguhaye Ego nayaguhaye mari ese si umushiti wanjye yabijemo ute Gasana? Gasa Urashize none. Gasana uyu nguyu rero ni girlfriend wa Gasana uyu wagize gutya so uwo mukobwa Gasana yari yagiye anaziritse indi Gasana yabaryaga ari nuvuga ngo yarabakundaga ari babiri uyu nguyu turi kumwe n'abantu Gisele n'uwo nguwo nkweretse wambaye impenure reka mushyana hejuru mu murebe ibi bintu uko byavuzwe no buriya wabagahe wari urwaye badere katwihanganisha Nari ndwaye byari mana birebire ya. uyu mwana w'umukobwa reba ukuntu bamugize uwo mukobwa nkweretse iyo nyirabutisiga uwo nguwo uri kureba aho ngaho uyu mukobwa ngo yitwa Gisele uyu wakubaze buhene yitwa Rene. uwo Allen rero DJ Brian urukumva Yego. niwe wagize Gisele arya Ariko Gasana aranyime. ari kumwe na Gasana urukumva Yesu ego. so ureba uko dore ibintu bakoreye uyu mwana rero None se ibi bintu bakoreye ibi bintu babikoreye umukobwa Gasana hari? kandi ari girlfriend rero Gasana wari umuhamagaye ariko ngo yari yasinze Gisele ongera usubire muri iyo nkuru gatoya dusubiremo gatoya ariko sinzi Mu ncamake ndakwinginze. dukirire mu ncamake abantu baje nabo babyumve kuko turashaka kugira ngo mu by'ukuri ibi bintu biratangaje ariko ikintu kinkomerekeye cyakimubaje kurusha ibindi ni ibyo abacamanza bamubusubije cyangwa uyu mucamanza yamushubije akamureba akamucura bufuni na buhora arya fata ijambo Gisele sobanurira DJ Bri mu ncamake dusubiremo cyangwa Ndahiro Vale uyu mukobwa Gasana kugura umwana yamwandikiye message agiye gutaha amubwira ko arwaye umutwe uyu Gisele mu gitondo abyuka abona message muri telefone ye agura ibinini by'umutwe ngo ashyire Gasana ageze kwa Gasana yatunguwe no kumva uyu mukobwa amukubise ikintu cy'ikirakerete arimo kwinjira nibwo ngo yaje kwibona ashaka kumutema ku ijosi biranga atega ukuboko aba ariko atema akoresheje ibirahure yaje kujya mu nzu Gasana arimo ngo yanasinze atangira kumukanda amaso ngamubwira ngo kucyuje hano utambwiye kuko mu kwinjira yaciye ku karyango ko mu gikari uretse ari Gasana ukanda amaso uyu mukobwa se yego turashize haje kuza yantare yararaho yantare abonye ukuntu uyu mukobwa ari kuvirirana yantare aca boxer yari yambaye ayihambiriza uyu mukobwa amujyana mu modoka bajya kwa muganga ariko Gasana arimo kugenda ngamukorera iyicarubozo ryo kumwinjiza intoki mu mazuru ngamubwira ngo waje gukora iki ngo kuki waje utambwiye kugeza ubwo none hanavuye mu bitaro yageze ubwo bashaka kujya kumwica we n'uyu mukobwa bakajya ku rupangu rwe ariko kubw'amahirwe Imana igakinga ukuboko uyu mukobwa rero abakoze ibi kuri ubu baje gufungurwa bafunguwe aravuga ko adafite umutekano ariko ngo hari abantu bagiye ku ruhande bashaka gukora ibijyanye na mediation basaba ko yahabwa miliyoni 5 akandika urwandiko ko ababariye Gasana n'uyu mukobwa wamutemaguye bakaba bataha arabyanga abakozaga gukora iyo mediation harimo Rocky ndetse ngo n'umushito wa Gasana Rocky n'umushito wa Gasana birumvikana yego ariko Gasana ngakaba afite undi w'umusirikare wahamagaye uyu Gisele bayahurira muri Kamiriya ngaramubwira ngo Gasana nafungwa ngo ntawe ntazagira amahoro kada nuko bihagaze naho byari bigereye aho se ni mu Rwanda cyangwa twimutse turi muri Kongo umbaze nkubaze Jihad wabonetse uretse gatoya nkeneye kumva Jihad uri ariko si nguyu Jihad gusa ubu Jihad waguye he ntabwo twari turi kwandikirana Jewe ndi hano nari ngiye kuguhamagara ijambo ni ryawe nanjye ubwo nari mwandikiye ngo kutaza kuvuga none se Jihad Gasana ntabwo we muziranye uri kunyumva turakumva okay none se amafoto yose Godfather yaba yayashyize hano muri dashboard cyangwa yashyizeho iyi yonyine oya nashyireho n'ayandi we nashyireho n'ayandi yanshyirireho bo rero njyewe ikintu mfite kuri iki kibazo wa mugani w'uyu mukobwa cyangwa n'ukuntu bimeze nimusubira inyuma muraza kuza gusanga umugenzacyaha wa mbere yaratesheje agaciro ikirego wa mbere turetse n'umushinjacyaha uyu wa kabiri umugenzacyaha wa mbere yatesheje agaciro iki kirego avuga yuko mbega nta kibazo kirimo
gutanga ikirego gute kandi arwaye arimo ararwana n'ako kaboko? ahubwo se uwitwa Gasana n'uwitwa Yantare kuki batatanze ikirego cyangwa ngo bakorere ubuvugizi uyu mukobwa k'uwo mukobwa mugenzi we ari we wamukoze ibyo ngibyo? iyi nkuru reka twayivuzeho hano uyu mwana yamwandikiye mesaje agiye kugenda amukorera iyicarubozo ryo ariko ngiye kubashyiriraho ifoto ya Gisele. Gisele, hari ikibazo nyishyireho? Gisele, hari ifoto ijisho barikanze, ariko turaza gusaba abantu Jihad Network amubanye network. Buriya icyo dusaba yego kuko ndeba na Gisele ajyanye na Jihad. So Mana njyewe ndumiwe n'ukuri kuko Gasana njyewe ntabwo muziho urugomo pe mwami Yesu. abo Gasana yashatse kudefanda uwakubise kuko uwaba ari kuvuga ari gutanga n'ibizi biti. Dore ngiyi foto bari gukanda ijisho. Maze Mana njyewe ubanza umuntu aba ari ahantu atazi ni aho narigeze mu nyumva ni hehe Brian? Uratangira. twari tugeze aho wavugaga abakomeye ngo bavuga ko ngo atazagira amahoro. Baravuga ngo ntago azagira amahoro. Nimumbwire nk'uko uyu mukobwa bisobanuye. Nk'uko nababwiye ko umugenzacyaha wa mbere yabitesheje agaciro, uwa kabiri aregera parike. Byageze muri parike bavuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma baregera urukiko. None se ya mafaranga yagombaga guhabwa uyu yahawe nde hagati aho? Mubivuge neza. Za miliyoni 5 kugera ku 10. Za miliyoni 5 kugera ku 10 zahawe ndi. Iki kirego ntago cyagombaga kugarukira muri bagombaga kujya gushaka ibimenyetso. none se reka njye mbaze ikibazo kimwe ni ukuvuga ngo Nimba kuva aho byari ko abantu byarabereye baburana baravuze bari barabafunze. Gasana n'uwo mukobwa bari baramufunze. Bari muri RIB, bafunzwe muri RIB. bari muri RIB bafunze, ariko kuri ubu bafunguwe. Ongera uyu mukobwa arabisobanuye ngo nukuvuga ngo umugabo umucamanza yabanje gucuraguza uyu mukobwa amubwira ati adusobanurira uburyo yabigenje mu kwa mwaje nyuma ngo noneho ngo arangije ngo aramubwira ngo ngenda ngo nzaguhamagara ejo nkubwire, ngo ahita agenda ajya kuri RIB, ngo ahita asohora bari abantu arababwira ngo bari kuri agenda. Uwo mushinjacyaha, uwo muntu uhagarara urwego rw'ubushinjacyaha nawe agomba gukurikirana. Gisele nguyu reka nzagaruke. Niba yabibwiye umuvictim, ni gute ushobora gucunaguza umuvictim kugeza kuri ako kagera? Kuzi ko abantu bakabya. Ikibazo cy'uyu mukobwa ibi bintu birababaje. Gisele birababaje cyane. Brian, niba wabyumvishe neza uyu mwana w'umukobwa avuga ko Gisele urahari ukuntu njye Gasana ntari muziho urugomo bintu numva bintu. Ariko Gasana ni mu bisobanukirwa neza. Gasana nawe yagiye abako umukobwa ari yamaze gukata mugenzi we. Ahubwo Yantare uwa mubawonsa ngo ni Yantare. Yantare yarahari kujya kwa muganga. Yantare yarahari arangije ajyana na timu yagombaga gufasha muri mediation iri kumwe na miliyoni 5 ingereko. Ibi bintu nabyo mubikurikirana. Uyu mukobwa ninjira yavuze ngo ya mpano nawe yarahari
ni ya ntare wifata ya mpano. ya ntare abantu bitwa baza ya Ya mpano mpano afite impano, ya ntare we ashinzwe ibintu byo kurwana, niyo mpamvu muri kumusanga mu nzego zo kwesangana. uwitwa ya ntare uwo witwa ya ntare nimba yararaha igikorwa cyabereye yakoze iki uretse guca box akamuzirika ngo amaraso adatemba? ese yakoze iki? Yagombaga gutanga amakuru ashingiye ku bimenyetso. Baragiye baraceceka, arangije agera no muri timu numvise yari igiye muri mediation n'ingereko ya miliyoni 5 ku 10. Ese Gisele, amakuru mfite aba bantu bari bafungiwe hamwe, ko amakuru nari mfite kumwe yarafungiye Kicukiro. Oya, bari bafunze mu buryo butandukanye, nanjye amakuru narayakurikiye. Uyu muntu yaragiye, uyu mucamanza yagiye buri hantu umwe afungiye, agenda avuga ati mu basohore. Yagiye in fact kujya kuri RIB ya Kicukiro. Yego. Ngewe urumva nibyo bambwiye, kuko nahamagaye ndabaza uwari ufite dosiye yanjye arambwira. Hari wari ufungiye Kicukiro, undi yarafungiye Nyarugunga, ni biki? Oya yarafungiye Igikondo umukobwa. Yego Igikondo. Umuhungu afungiye Kicukiro. Yego. Noneho nge nahamagaye umugenzacyaha wa Kicukiro. Arambwira ati mu mushinjacyaha ati mu gitondo yanajanye yakira imfunguzo, atagenda arabafungura. Ngo wateyemo inkokora. Inkokora se bikaza cicatrice zimeze kuri. Yarambwira ngo umva, ngo ubundi mbanze umbwira ngo nukubera iki watantinze gutanga ikirego. Ariko bimbwira ngakibaza muri rangaje nziza n'ukubwira muri rangaje mbi ntago wamuyoberwa. Arambwira ngo ubundi se ngo kuki watinze gutanga ikirego. Nambwira in fact nagusobanurira uko byagenze. Niba naragize ikibazo cya trauma, ibi ni ibipapuro nkamwereka ama ordonnance nagiye nishyuriraho n'amarandevu ngiye mfite yo kwa muganga, kuko even nunda cyafite sanction njya kwa muganga kubona n'abaganga bo mu mutwe. Ibaze ndabimwereka, namubwira ibi byose nibigaragara. Anje arambwira ati ngo ngende ndira impapuro zo kwa muganga, ngo ubundi se ngo kuki inshuti zawe zitatanze ikirego. Nari ndamubaza se njye namubaje se papa, reka nkubaze ikibazo, kuki abangaba bo niba ngiye inshuti zanjye zaraje zikansanga kwa muganga wenda zikajya no muri process yo kundwaza muri icyo kibazo cyo mu mutwe, ntibabone uburyo baza gutanga ikirego, kuki abangaba bataje gutanga ikirego cyangwa bavuge ko nabateye nkuko babivuga? Yegora arangira ngo ndumva nkubwire ngo ndindira impapuro zo kwa muganga zawe, ngo ubundi ngo nimara kuzibona ngo nibwo ndi buguhereza igisubizo saa 11 z'umugoroba ejo hashize ku wa mbere. Muhamagaye arambwira ngo umva ngo rindira ngo hagati ya saa 12:30 na saa 1 ngo nako ngo uzamuhamagara ejo saa 1 ngo cyangwa saa. Muhamagaye yanga kunyitaba, ko ya mbere ya kabiri yanga kunyitaba, yararimo arayivugiraho. Ndongera izindi ebyiri atayivugiraho, ku nshuro ya gatanu nibwo yampamagaye ubwiwe saa 5 mu masaa 6 gutyo. Mo hagati aho ngarangiye yanyandikiyemo message arambwira ngo saa 11 ngo ndaguha igisubizo, ngo mpamagare ngo ndaguha igisubizo. Ntabwo sawa, murakoze, ndamushimira. Arangije mu masaa 6 gutyo saa 5 na arampamagara arambwira ngo saa 11 umpamagare ndaguha igisubizo. Nibwo nahise ngira numvisha umutima undi ndavuga ko wadoza kuri RIB. Mbajije kuri RIB barambwira ati ngo tabo abantu batashya mu gitondo umushinja cyane nawe baje kubirekurira. Wow. Ariko dore ubutabera mu Rwanda nanjye nkaba umuntu. Nibyo nagiye kubaza umukuru w'abashinjacyaha mu karere ka Nyarugenge. Ndamubwira se wowe urebye muri dosiye urabona ko yabarekuye yagendeye kuki, kuko yambwiraga ati ntago bishoboka bashobora kuba baraburanishijwe n'urukiko akaba ari rwo rwabarekuye. Ndamubwira nabyo mwabindebera nabyo nkabimenya imyanzuro y'urukiko. Arambwira ati no mushinjacyaha wabarekuye, ati yagaragaje yuko we wikase. Ndamubwira se wandebeye muri iyo dosiye ko harimo impapuro zo kwa muganga, ko ngiye akimara kumbwira ibyo ngibyo nahise mpamagara ku bitaro byose aho nivurije. Nturaza gufata impapuro kuko already njye nari nagiyeyo mbere bazintumye, nzi ko wenda ngiye bashobora kuzimpereza. Arambwira ati iyo byageze muri RIB umushinjacyaha cyangwa umugenzacyaha nibuza mu buryo bwo kugira ngo turinde raporo z'abandi, kuko si we wenyine uba uri mu gitabo. Ati kuko araza agafotora ahawe. Ndangije ubwo mugenzacyaha
uwo mushinjacyaha niwe wahise ambwira ati yagaragaje ko we witemye, ntabwo se yagendeye ku kiti, raporo irimo hano ni iya Kacyiru, sinzi niba hari uwigeze agira ibibazo by'ibikomeremo hano, hari ibitaro bya Kacyiru hariya boherezayo bya RIB kwanza, ati niyo yonyine irimo. Ndabaza se amaordonance nahaye umugenzacyaha ko ntayarimo, ari nayatanze, umugenzacyaha yarambwiye ati ubundi biragaragara, ati ordonance ziriho ndera se hari ikindi bavura usibye ibibazo byo mu mutwe, ati ndumva nta n'impamvu yo kujya kwaka izo raporo medicale. None arangije ubu umugenzacyaha ubwo urumva byari byamuvuye mu biganza, bisa nkaho byagiye mu biganza by'umushinjacyaha. Njye muri dosiye yanjye nkurikije uko uwo mushinjacyaha yabimbwiye, nta bimenyetso byanjye birimo. Ari amarikoti yanyumvishaga ya Gasana, mana yanjye nta kintu kizima cyanjye. n'aya mafoto ntabwo ari muri dosiye, ntayarimo. ariko njyewe amakuru ufite nuko umwe muri abangaba muri iki cyumweru baba bageze mu gihugu cya Tanzania. Murakoze Mana, ariko se njyewe mfite ikibazo kimwe mwabanwe, dore ko umuntu ajyana none agira ibibazo akabura n'uwabibaza n'uwabigenza gutya. reka nk'umuntu yarabazwe bunyamaswa, hakaba hari amavideo n'amafoto ibihamya bigaragara rwose, akaba avuga ko yahawe 5,000,000 kugeza kuri 10,000,000 kugira ngo aceceke cyangwa yandike urwandiko akabyanga, agaterwa ubwoba ngo n'umusaza w'umusirikare. Ibi bintu nakasa mutwe cyane. None uhagarariye None se ubushinjacyaha we wamujizere we, uwo musaza mwahuriye Kamiriya yakubwiye amazina ye, waba umuzi? Yego ndayazi. tubwire, muba tubare muyatubwire. Ariko se yari yambaye igisirikare se cyangwa ko bigora umusirikare? Yari yambaye ariko hari ukuntu umuntu aza akahita amurika telefone imbere yawe ukabonamo ko yambaye na inifomo nyine. Yakubwiye ngo iki? Muri wallpaper nyine harimo inuza. Yakubwiye ngo iki? Harimo ikirata, ifoto y'uko yambaye inifomo akajya yivuga nyine, ariko anabigaragaza akikandishwa muri screen akareba. Wow. Ariko hanyuma ngarangije buretse gatoshize, uwo mupolisi niba ari umusirikare niba ari ibike muhura ngo yakubwiye? We yarambwiye yabonye ukwanze yari ari kumwe na mugenzi we aza nk'utazi iyo biva niyo bijya, atazi n'amafoto. Akihagera mugenzi we nyine ndambwiye se ibintu muze gusaba imbabazi murabizi, ngo ni ukuvuga ngo twebwe ngo Allen yatubwiye yuko ngo ari akantu kagusharuye ku kaboko. Allen ni ninde? Uwo mukobwa ni wa mukobwa wagusharuye. Wantemye ntabwo ari ukunsharura Brian. Gusa mwaretse gupfobya ibintu, yaramusharuye ukora no kumusharura, yaramukebaguye. Hanyuma si yo mbwakaza nawe bayirekuye? Babarekuye bose. Tukomeza kuba umusirikare akubwira ngo icyo musoda arangije mugenzi we yitwaga Shayija ndaryibuka. Bakimara kubona ifoto aravuga ati ngiye yidiru mpise nyivamo, ati nkimara kubona Gashayija we bivamo, ahita avuga ati yidiru ngiye mpise nyivamo mbere yuko tugirana ibiganiro tuganira, ati officer Sam tibi ibintu bijyemo wenyine, ati ngiye ntago nkibirimo. Uwo ni Sam nde? Uwo officer yitwa Sam? Yego. Irindi tugende gake, irindi waburizi? Munyaneza nareba kuko mfite nimero yiwe, niba ari Munyaneza Sam, I think so. Nimero urayifite? Ndayifite. Inyoherereze nimero ya Fande Sam. Komeza. Hanyuma Sam akubwira ngo iki rero? Bakomeza insista, nubwo ntago nari ndigenge, urumva nari mfite ubwoba, nari kumwe n'uwo mushuti wanjye. Kwa kundi yakomeje ari muri wallpaper, none sinzi ko mushuti wanjye yarebye muri wallpaper nawe abona n'ifoto y'umwana, ngo ndabona uri umudamu, ngo ndabona ufite, ngo nagira ngo nkubwire ngo ibi bintu muri kubyishuramo ngo mutazi ibyo ari byo, ngo bashobora kuba ngo ako se muri siri ko mwebwe muzabaho muri secure muri hano, ngo murumva ngo umwana abana bandi iteka hangase ni muri Zambia, muri leta y'ubumwe za Zamburi. abantu ariko Gisele mumuhe nimero yanjye kugira ngo ejo nzajye gukora interview nawe, ino nshaka kuyikora. agara mu mbabarire, ntabwo nshaka ko isura yanjye igaragara. Oya, uzaduha amajwi gusa tugukorere ntuze nta kibazo. Reka tugufashe.
noneho natwe bazatubwire ko tutazaramba. ako kantu buriya Munyaneza Samusha. afande Samu Munyaneza ati niwibeshya bakamfungira abana nta mahoro muzagira kandi ndabona nawe ufite umwana. yego. So rero arambwira tugomba gutanga imbabazi, iki arasakuza ibintu byinshi abigira None se uwo Munyaneza Samu niwe ubyara Areni? we rero ikibazo rero yaje no kugera aho anivamo, yamaze kugira umujinya kuko twamaranye nk'amasaha abiri, we yari yabanje kumbwira ngo ni mubyara w'umugore, ngo umugore wiwe ni mubyara wa Areni. Umujinya umwishe, let me be honest, sinzi. Arangije umugabo arangije arambwira ngo reka rero nkubwire ngo ikintu kinteye n'umujinya ngo ugashingira umuntu rikasito ngo ihagaze nka miliyoni 10 ngo yarangiza ngo akakudesova gutya ngo uzarebe kuguhamagara ngo izina ry'Imana ndarahiye. No rero ngewe ibi bintu mana yanjye bisigaye byaradutse. Abo bana b'abakobwa bakaba bafite Imana we. Nukuvuga ngo Uncle Samu, afande Uncle Samu ahindutse umusponsor wa Areni. Ubwo we n'umujinya n'umugabo wahubwo in detail friendship yanjye, relationship yanjye n'uwo Gasana yose musobanurira Gasana bakundana. Yego mana yanjye. Burya bamwafani nawe bamucaga inyuma. Afande Samu wasibye rika miliyoni 10 bakamuca inyuma yaje gufunga nyiramafaranga bamucaga inyuma. Ase kuki bano bana b'abakobwa baryana n'abayobozi baba bumva ko nabo babaye abayobozi. Uburyo umuntu abaga undi muri aka kageni. Reka twumve abandi bantu, ibintu birababaje ntabwo gifite umwanya wo guseka, nta kintu gisekeje muri ibi bintu. Icyo mpamya cyo nanjye ariko byanze bikunda ngo mbe menyane n'umuntu w'umuyobozi kuko nge banyadopte dore papa n'umuhinzi nkeneye umuyobozi w'unyadopte. Reka twumve abe ibi bintu birababaje ariko kugeza amasangi ntabwo nyuma y'ibyo byose byabaye byose ngewe ngeze kuri uyu mucamanza ngewe ndababaye kurushaho, biteye ubwoba. ahubwo uyu mushinjacyaha n'uwo mu Ndahiro niba ari sorry ngo Ndahiro mbabarande umbabarire ndagusaba oya uwo Musamo kabyarawe ngo uwo mu Ndahiro Valere. Papi reka nkubwire ibintu bisigaye biriho sibyo. Ntago mbizi ariko hari nk'abagabo b'abayobozi wenda abo bitwa ngo ni abayobozi cyangwa se abo bitwa ngo ni abagenzacyaha cyangwa abashinjacyaha cyangwa abo sinzi bari muri izo nzego, uba usanga aryana n'umukobwa uri kumva uwo mukobwa noneho nawe akitwara nka kubihagararamo uri kumva. Ni ukuvuga ngo ubwo yegeranye ikibazo na rubanda rugufi ubwo aba yumva ariwe wahindutse umugenzacyaha. Ni ukuri kw'Imana ibi bintu nibidacika amahanga muzasanga abantu bamwe baramaranye. None se ko ngo umukobwa yari Gisele ari kuri ribo ngo umuribo wamwakiriye yaje ngo aramubwira ngo hejuru barambwiye ngo simbafunge bakurikiranwe bari hanze. Hejuru aha hejuru niho nshaka kumenya. Ariko aho hejuru bajya batubwira nihe? Abe reka twumve ijambo. Abe fata ijambo twumve. Umva icyo nshaka kuvuga nuko dosiye abantu wenda bashobora kuba baragiye bayoroshya, ariko iyi kesi yabayeho muri Afurika y'Epfo aho umuatlete witwa Pistorius yishe mu girlfriend we, hanyuma abantu barabyoroshya ngo yari yamusanze iwe ngo arikanga ngo agira ngo n'abantu baje muwe, hanyuma aramurasa. Kibaza se ni gute urasa girlfriend wawe umwita yuko ari umukambriolere mwitiranya n'abajura. Naha ngaha rero kuba Gisele yaragiye kwa Gasana babikoze nka self defense, ariko self defense ntabwo ikora scenario nk'ibyo Gisele yatubwiye kuntu bamutemye hambere, aha kabiri, aha gatatu, kujya kwa muganga uko byagenze iyo nzira yose, kandi noneho igitangaje ibimenyetso byose birahari. bashakaga kumutema mu ijosi akazajya akinga n'akaboko, niko kumutema akaboko niba nabyumvishe neza.
yego so mu mategeko rero habaho ibyo bita ama case laws. Case laws ni igihe uhura n'ikintu cyabayeho, icyo cyabanjirije akenshi nicyo kiba urugero rw'uko n'ibindi bizakoreshwa. Nk'umuntu wize amategeko, uwo mushinjacyaha rwose ibintu arimo arakora ni amakosa y'akazi ku buryo yanabizira niba ari ruswa ikabonerwa ibimenyetso yakurikiranwa nk'umuntu wariye ruswa. Niba nta ruswa yanariye biragaragara yuko hafitemo ubuswa bwinshi cyane. Ntabwo umuntu akwereka ibimenyetso nk'ibi ngibi bigaragara hanyuma barangiza ukamuca inabi kandi akwereka ibyo bimenyetso byose byavuzwe haruguru. So rero n'uwo mukobwa Riva Campo wo muri Afurika y'Epfo, umuryango we bageze igihe nyine babura ubutabera, ariko abantu barahaguruka, ibinyamakuru, abantu bakurikirana uburenganzira bwa muntu bafasha umuryango w'uwo mukobwa kugira ngo byibuze uwo mu atlete ahanwe. N'ahangaha rero ku Gasana n'afite abantu b'inshuti n'iki, ikigaragara nk'uko na Gisele yabivuze, Gasana amafaranga niko ubu urushaho kwita mu kagozi. Murakoze Godfather. urakoze cyane, thank you so much. Hanyuma Gisele, ukiri ahangaha aya masaha tugamaze tugaruke, twakomeje kumva ubuhamya, gukomeza kutubwira uko byakugendekeye, ariko mfite ikintu kugera kuri 10 bagupropoje kuguha mbere yuko zihabwa ababarekuye, reka mbivugene. Ntabwo mbihamya ko bazibahaye, ariko none twabyita gute? None se niwe waranze miliyoni 10 wajya kureba umucamanza bakakuniga n'inkari, ubwo sindi kwibaza ubwo izo miliyoni 10 zakoze akazi byagenze gute iby'ubuvuzi wahawe? kuvuga transferi nayihawe ni Gahanga, aho bandoze bwa mbere, kuko niho yabanje kunduhukiriza, kuko ni hafi y'aho atuye kuri centre de santé, niho bampaye transferi, banyohereza kuri Caraes kuko babibonaga ko ngejo ndi nibwo nabashije kuganira n'umutitireri wabo ngiye kumusaba ibyo papuro byo kwa muganga, ari nabwo yambwiraga ko bidashoboka ko nabibona, ko ari kuri RIB bagomba kuza kubifata. Turaganira, arambwira ati nge nabonaga tutazanagaruka ubumuntu, ati kuko wari wabaye umusazi, tubundi twe dusanzwe dutransfera i Masaka, ati n'ahandi, ariko bitewe na level twabonagaho ukuntu wari umeze, twe twahisemo kugutransfera Caraes hari Indera. So ubwo ku kijyanye no kwivuza, icyo ngiye gusubiza, urumva already Gasana twari dufitanye imishinga itari n'imishinga yoroshye. Ndabyuka mu kwezi kwa mbere le 15, twari tumaze igihe tubipanga, arambwira ati sheri uri umuntu ukora, bigaragara ko ukora, ndashaka ushyira imbaraga mu bintu, unyereke ko ufite ubushake bw'imodoka, ndashaka kukugurira imodoka, ariko nawe nabonye ko bifite mu bushake. Okay, ndamaze se ubushake ushaka n'ubuhe? Arabizi ko ndi umukozi, arambwira ati ndashaka unshakire 2 miliyoni ebyiri. Noneho ubwo ndimo ndagira ngo kugira mbasobanurire ku bijyanye no kwivuza kwanjye. Yego. Ati ndagira ngo ushake 2 miliyoni ebyiri, ati none mu kwa gatatu turabizi, mu kwa 12 yari afite ikibazo kwa cy'amafaranga, aragikemura kirarangira. Arambwira ati noneho mu kwa gatatu bizaba bimeze neza, nzagutumira imodoka, ati wowe uzashyiraho 2, ngiye ngushirireho 6, ngutumire basaka imodoka ka 8 miliyoni. Numva nyine ntacyo bitwaye, as my boyfriend, cyane ko yari yaragiye nabibwira n'abashuti biwe bajyaga bambwira ati nyamara ataranakubaha ibiki n'ibiki, ibintu byinshi. So ubwo bigeze mu gihe cyo kwivuza, ndibuka aho ngaho
miliyoni ebyiri zo nazimuhaye mu kwa mbere, ikibazo kimbaho mu kwa kabiri ku itariki 9 kuko nazimuhaye ku itariki 15. Ibyo byo nta n'ikibazo abifiteho, aranayemera. Arangije mu kwivuza yatanze 200,000 bya kosiyo, kuko muri biriya bitaro basaba kosiyo. Ahantu mbonera ko njye nivuje as myself nuko nageze aho ngaho mo hagati mu kwa gatatu, naranavuye no mu bitaro ndamustress, ndamubwira ati njye rero singikeneye ikintu wamfasha mu buzima bwanjye cyangwa iki any relationship ntayo nkishaka, ikintu nsabye nsubiza amafaranga yanjye. Agiye kunyishyura ndaguha screenshot yampaye, urumva, yampaye miliyoni 815. yaguhaye 1,815,000. Bigaragara ko yandi yantanzeho kwa muganga yayakase. Ntabwo navuga ngo yaramvuje atananyishyuye amafaranga yanjye yose uko ari 200,000. miliyoni Ngiye amafaranga namusabye nayo kose batanga ngo kwa muganga. So sinzi ko ntabwo ndafata ikintu neza, nagize ikibazo ndakivuza, even mentally uko ngiyeyo simbura amafaranga ndishyura sanction zose, akazi kanjye sinkikora, kuva byambaho sindakandagira no mu kazi. pole sana. Niba hari abafite ikibazo cyangwa bafite ikindi nyunganizi, please muze kuzamuka, n'abarangaha muze kugira ikintu muvuga. Ngiyewe ibingibi byandenze, umva ko difata mvuga, umva ko ngira amagambo, ibi nakasa mutwe. None biwarenzaho iki? Niba umuntu ufite ibimenyetso ibizibiti mw'abantu mwe, ngaya amafoto nayashyize, kanyashyire muri dashboard, kanyashyire muri comment murebe, nyashyireho hari icyo bigutwaye. yashyiremo pe, yashyiremo. Ndayashyiramo. Buriya reka dushyireho aya mafoto, noneho abantu ku giti cyabo birebere. Good father, biretse ngusabe service gato. Yego. Wamfasha ugakropinga isura yanjye ugashyiraho akaboko gusa. Nari. Byaba byiza kurushaho. Kanze nje kubishaka. Manze mbikore. Ariko niba ije fata ijambo, mufata amagambo muvuye. Abarakubaza man. Baramukase bro. Uvuga batarabona. Ese ni umuntu akubwira ngo ni officers, officer ariko ntago numva ko ari umuntu wo mberuka kera. Umuntu aza akakwiyemeraho ngo genda runaka agatera abantu ubwo. Uzi icyo ndicyo no mu gihugu iracyakora. Ndikora nta buryo na cropping. Ibi ngibi ndikanze, umva ko muvuga. Ese ko n'abantu bose mwese mwaturiye mwajyaho hasi mukicara mugaceceka. Batinye cyangwa ubukuruzi. So tugaruke kuri iki ikintu nshaka gukiriyaringa kimwe, ikintu nshaka gukiriyaringaho Gisele, sibyo? Urabona ahangaha kubaka izina ni ikintu gikomeye. Abo bantu baje kuko urabona hano iyo abantu bavuze izina ndabizi zanyanga biramazi bazaje hano zigafata bwa screenshot, ariko wigeze kumeshoninga amazina, ariko ku izina wa mentioninze we are not sure. Nshaka kugira ngo du clearing, wigeze kuvuga ku bantu ngo baje kunegosia kugira ngo baguhe ruswa, ngo baguhereze, ntabwo sinza kubyita ruswa, ngo baguhereze amafaranga y'ubwiyunge, bira ntabwo bigize icyaha byo. Ariko watubwiye wowe Gisele baje kukureba cyangwa barebye mushuti wawe? Baciye kuri mushuti we. Yego, nukuvuga baciye ku mushuti wanjye, abari we ba propose bamubwira ati Gisele turabiza afite umujinya, ntabwo we yatwumva, bakajya baca kugira ngo abantu babyumve neza. Ndashaka gukora bino bintu mu buryo buzima, kuko iki kibazo ni ikibazo kiri very 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 sensitive. Bitaza kumva ko ibi bintu byakozwe, nawe ndashaka kugira ngo ubyumve Gisele, ibi bintu byakozwe n'inshuti z'uyu musore. Ibi ngibi ntekereza ko ni igikorwa kizima, muze kunyumva neza. Niba yaba abashuti be barakwaprochinze bakaza gusaba kwiyunga no gusaba imbabazi, ntabwo ngibyo bigize icyaha. Oya mediation ni mediation ntabwo nshaka kugira
ibi ngibi ntabwo bitandukanye cyane abantu kuba baraje ndavuga wambwiye ko ari nde nande baje muri ibyo biganiro. bavuga ko haje Rocky hakaza harya ngo nande na ntuzana bazirika uyu mwana ngo areke kuva amaraso igihe bari bamukubise. Ariko tugaruke kuri iki kintu noneho, mediation yabayeho, tekereza ko ni ibintu bisanzwe, ntabwo nshaka kugira ngo bize kugaragara nk'aho aba bantu bashatse gupfukiranya icyaha byarabaye. Ibyo byakozwe kuko urukumva hano niba habajemo abantu bafite amazina, ntabwo ngiye guprotectinga izina rya Kimomo, siroki Kimomo niba ntibeshye, ntabwo tugiye guprotectinga izina rye, kuko ibyo bakoze byaba byarakozwe bakareba bakaprocinga uyu mushuti w'uyu nguyu kugira ngo habeho ubwiyunge. buriya icyaha ni gatozi, ibyo umva neza papi, gusobanukirwa kumvikiramo niba ndi kuba urizo gufata umwanya na wawe ko host ari kurukuniga n'inkari. So ni ukuvuga ngo byumvikane neza, ibi ngibi tuze abantu kuzana bagasaba abantu kwiyunga, ni ibintu biri normal kandi ntabwo ari ikintu kibi. Bitaza kumvikana bagafata izina bakariterura. Ndabizi baba youtubere muzahanga bwo mugiye kuza muvuge ngo barake ngo bagiye gutanga ruswa. Ntabwo ari ruswa, ndabazi dore za YouTube cyane ubwo ku muntu yagiye gutanga yagiye kuzimanganya. No, nta hantu bihuriye. Umva mbabwire, ni mwitiranye ibintu. Rocky ni inshuti ya Gasana, ikindi kandi ibyo bintu biba Rocky ni yari ahari. Kuba rero Rocky yajya kubwira uno mukobwa ati se wamubabariye kubera ko Gasana afunze, nta kosa afite, nta kosa ririmo. Nibyo ndi kugira kandi aha ngaha ndi gutanga ubutumwa kuri za kabutindi z'ama YouTube. Ubwo baragenda bafate bagende bajye bavuga ibintu bumvishe neza. Mujye muvugira. Niyo mpamvu nashatse kugira ngo mbiclearinge mubyumve neza. Nimujya gufata kino kiganiro ndabazi ubu mugiye kurya muri benshi mwuka ibari bizwe, ariko byumvikana uko bataza, kuko urumva baragenda bagatoraguramo izina rikomeye bakagenda bagashyiraho ya matayito yabo. So Giselle, hagati ahangaha Gasana n'umugore we cyangwa n'uwo mukobwa wundi uri kwibagirwa izina rye wakugize uko, ubu turi kuvugana bari free, bari kwidegembya, bafunguwe cyane rwose. Bafunguwe bataburanye? Ntago baburanye. Urumva umukobwa amakuru mfite afite ubwenegihugu, yamini yavukiye Tanzania, ariko ni kwa kundi umuntu aba yaravukiye mu gihugu akaba mu Rwanda bakamuha ID y'u Rwanda. Cyane ko ngiye byigeze kungaruka mu matwi kenshi, ambwira yuko yanava mu Rwanda, ibintu nk'ibyo. Ibi aramutse agiye, ureka amabwire ukuri, ibintu biratangaje. Ibi bintu byaba bitangaje. Ngewe ikintu ndi kwibaza ni kimwe, ariko ngewe wagira ngo nari mbizi. Ndababwiye ntihari umwe muri bano bantu babiri muri iki cyumweru arajya muri Tanzania. Nagenda umva nkubwire ikintu kimwe nani igihari. Uretse nkwereka ikintu kimwe, hano hari dufite ibintu bibiri, ariko se buriya buriya ihangane, bwira umuntu ubabaye ngo niyihangane nta kundi. Jiha, umva ikintu gihe kiri kuntangaza kurusha ibindi. Niba hashobora kugaragara video nk'izi ngizi, reka twemere ko uyu mukobwa yakaswe n'ikirahuri nk'uko babivuze, nta rubanza ruciyo cyangwa na investigation ihabaye. Niba umuntu ufite ibimenyetso nk'ibi ngibi, umukobwa tubona amafoto nk'aya ngaya y'umuntu yabazwe cyangwa yibaze, ariko bikagaragara natakamba avuga ati dore uko ngizwe n'abantu aba naba, bagafata bagafungwa kugeza amakanda y'ikurikiranwa bakabirebera ngo bigatambuka cyane rwose. Hanyuma uwo bakubise impfunyikira bakamuturikiriza nk'umutima imbere akaviramo imbere, bizagenda bite? Nta bimenyetso bigaragara. No. Ariko wowe uvugishije ukuri, urabona wakubita igipfusi mu kirahure, amaboko akaba ari yabagwa bene ako kagenda noneho bigakatwa mu ruhande rumwe. Umukobwa ahabwa ubutabera. Turasaba ubutabera uyu mwana w'umukobwa. Cyane rwose, ubutabera bwo burakenewe. Uyu mukobwa akeneye ubutabera. Ntituvuze ko bari abantu bashinjwa ibyaha, ariko mu by'ukuri ibi ni ibintu byakabaye biki imbere y'inkiko cyane. Reka mabwire ukuri, aya mafoto y'umukobwa bwa mbere tukibenya tukabimanika kuri platform hashize igihe kirekire. Namanitse amafoto, uranyandikira ngo ati byari ngombwa ko dushyira isura mpita mbivanaho. Inzego zari zamaze kubibona, niba mubyibuka, urwego rwa polisi, account ya polisi y'igihugu yaraje hano iratwitinga, ikora retweet. Mwe muretse gato yambibasomere. Yego, mwe muretse bibasomere. Ibi bintu byaba bitangaje kugeza amasaha polisi. Mwe muretse gato reka mbizane.
ariko bura nta wamfasha akandebera iriya tweet yo kuri polisi ndayishaka mu ndebera account ya polisi yaraje irasubiza iti reka nze nyishake nyipiningi hano hejuru. ariko nadusomere. Ariko siko nyizanye ko ari ngiye ko ngiye kuyikotinga nkayizana no nkayisoma hano hejuru. Ibi bintu biba baragiye bakotinga umusore wari washyizeho iyo foto, reka nze mbizana no bisome mu birebe. Ngibi murebe koti retweet yagize views 100,000. Polisi yagize iti hano uyu musore bita Nikasi wa Kayitare yagize ati nyuma ya Kazungu uwitwa Gasana we arabaga abantu bunyamaswa. Ariko ntago ari Gasana, si Gasana, n'uwitwa Allen. Uwo Allen reko se bamubagiye kwa Gasana, kandi Gasana Gasana ntabwo ashobora kuva muri iyi case. Gasana ntabwo aza gutandukana n'iyi case my friend. Gasana ntiyamukanze amaso akavuga ngo waza Gasana n'uwitwa Yantare bagomba ko bari muri iyi case ubu. Umva hano rero Yantare niwe wamutabaye mushyira mu modoka yarapfuye. Iyi foto ikimara kujya hanze umva ikintu urwego rwa polisi rwashubije. Polisi yaravuze ngo muraho iki cyaha cyakozwe tariki 9 z'ukwa 2024. Ikirego gitangwa tariki 17 z'ukwa 2024. Tugakira igizina ryawe. Umva nkubwira wa mugabo. Yego. Uri muranyumva? Ndakumva cyane. Uretse no kuba nakora ibyo bintu n'amategeko ngenderaho ntabwo igihugu cyacu kibyemera. Yego. Uri murabyumva? Ndimo ndakumva cyane. Sinanabitinyuka. Tubonana nawe. Yego. Twabonanye turi abantu 4. Wabyumvise? Ndimo ndakumva. Mwene wabo amubwira ikimugenza turi kumwe, atubwira ko bitashoboka, avuga ko bigomba kujya mu mategeko, n'ubundi bari mu mategeko. Turamubwira okay, twebwe twakubwiraga mu buryo bwa kimuntu nk'abantu baziranye nawe mwakoranye. Urumva? Yego. Hanyuma niba bidashoboka murabeho nta kibazo ubwo. Nta kindi yavuganye n'uwo muntu niba bamwita Gisele, nta kindi twavuganye. Gisele ibingibi ari kuvuga siko kuri siko byagenze. Ntago ari kuko wenda no muri kamera hari kamera. Tuza n'undi muntu twari kumwe. Na Gisele arahari. Gisele arahari. Ndi kumwe na Gisele hano ariko turagira ngo tubishyireho umucyo kuko izina ryawe ryaje. Yego. Ndatega amatwi mubwire. Ndakumva. Niba ushaka ko tubonana. Yego. Vaye tubonane tuguha amakuru afatika y'ibyo twaganiriye. Okay, twabonana gute nagusanga he? Ndi Kanombe. Kandi warumbwiye mu kanya kutari mu Rwanda. Oya, jewe kuko numvise umaze ukoresheje WhatsApp, urumva? Vayo ndi hano Kanombe, niho mbarizwa, vayo nta kibazo tubonane. Okay, Ikanombe nka he hapande. Okay, ariko mu byukuri ngo niba ntacyo bitwaye yaratubwiye ko uri no mu nzego y'umusirikari nibyo? Umva nkubwire. Yego. Kuba naba umusirikare cyangwa naba ikindi kintu, ngende umunyarwanda, urumva? Yego. Kandi ugendera munsi y'iki? Y'amategeko. Wabyumvise? Ndakumva. Ibyo bintu nashaka ubundi buryo sinakora ayo mahano. Ndi umunyarwanda sinakora ayo mahano kuko twari abantu 4. Wabyumvise? Ndakumva. Twari abantu 4, byari manywa y'ihangwe, tubonanira ahantu hari abantu mu public. Urumva ibyo bintu bibaho? Vayo hano Kanombe, usange hano Kanombe rwose. Nabaza. Mubaze Gisele. Ngo ndi kumwe na Gisele reka nza kubaze. Nabaza. Muzane nta kibazo. No, muzane. Okay. Nabaza utubwire muzane. Abana ngo bari mu kangara ngo bari abantu nibaramuka bakabe. Umva mugabo. Ni muzane. Ko yavuye muri. Okay, sawa. Reka ngushimire. Urakoze cyane. Ndabona kuvugisha.
avuye ubu ngubu ya masaha avuye hanze avuye hanze ageze i Kanombe. ntago ari mu rugo cyo kora iyi Kigali ndayikunda. I love this game kabisa. afande None se ageze i ubundi Kigali Godifa ibyo uyu ngo mwana ntabwo w'umukobwa yego yari kumenya gute ko ari umusirikare kandi atari yambaye uniform? Icyo mukigaruke. no ibi ngibi urumva no of course no reka urukumva nibi byo yakoze my friend ntabwo abantu no ubwo ntabwo mwumva Cyokoze man yaratangiye ngo uwo muntu ntawe nzi yavuze genda ko nuko ntawe ndi mu azi Rwanda. nyuma yo Hey, kutaba amuzi ati ntabwo ari mu Rwanda birangiye hey, ari i Kanombe. So ntekereza ko ibi bintu mu by'ukuri ese ko uyu avuze mwana ko w'umukobwa urugendo ari kunyuramo byonyine murumva ukuntu umugabo ari kunkanga ari njyewe kandi muzi ijwi ryanjye ukuntu rikanga abantu ariko umva ukuntu ari kunkanga. Ikintu ndi kubabwira kimwe mugomba kumva mukanamenya, ndashaka mwumve noneho iyi situation uyu mwana yavuze ngo ari guterwa ubwoba. First of all uyu mukobwa arimo kwishinganisha kuko ubuzima bwe buri mu kaga nkuko ari kubisobanura hano. Gisele ntabwo amerewe neza, ubuzima bwe buri mu kaga, akeneye umutekano we. Nyuma yuko aba bantu bashobora kumuhamagara bakamukorera ibingibi, uyu muntu wenyine waje kumutera ubwoba yiyita umuyobozi. Reka nkubwize ukuri, uyu muntu ntabwo ari umusirikare. Gisele uyu muntu ntabwo ari umusirikare kuba ashobora gufata ifoto y'uwo cyangwa ifoto yarabayeho umusirikare birumvikana kurumva ko sunasikia nagenda bakora investigation nibasanga yarigize gutya. None se niba umuntu ashobora kugira gutya amafoto agaragara gutya abantu bakamureba nk'ikibuto inkaje kuzujundika cyokora man. ndashanga Godfather najya gato. yego Waba wabonye iriya message naguhaye ya 1,800,000? yarakwishyura nashaka kugira ngo atandukane n'amafaranga nayabonye yakohereje 1,800,000. Nego niho nshingira mvuga ko ntaho yamvuze. 815. Yego niho nshingira mvuga ko ngiye ntaho yamvuze kuko n'ibyo 200,000 mfite iyo message. Kwanza yampaye 150 abwira n'umushuti we yanyohereza 50 nayo nirebye nayibona. So nukuvuga Buriya rero space ndayikunda cyane kuko ihita ikwereka. Hano hari abantu bavuye muri space bagiye gusa bajya kuvugana n'uriya mugabo nari mpamagaye nona ngo ese Bajya kuvugana nawe gute? ngiye mpita nsoma hano abantu batumye uriya mugabo b'inshuti za Gasana bahise bacomoka muri space bavuyemo bagiye kumubwira ati wowe gacwe ntongere kwitaba telefone uri kuri space. Mpita mbibona cyane. ntabwo ntubonye ko bahise bava muri space bakagenda. wabona nawe mubyeyi yuko ngavuga ntawe atari mu nshaka Rwanda kuko ntawe udahari nshaka Ariko kuvuga izina. ko mugabo ariko uzi ko niyigira aricyo we nanjye ndamanutse ndamubonye. Ntabwo bahise hano direct bihita bigaragara space my friend. Gusa reka tubabwize ukuri. ariko umwana mushakira ubutabera Godfather. ubutabera gute kandi ariko se ntabwo nari ko harya ni umucamanza niwe waje muri ribu aragenda agafunguza abantu muri ribu ndumiye. Umushinjacyaha yagiye muri ribu aravuga ati mumure kuragenda binashanga ibi ngibi nakasa mutwe. Anyway so ntabwo imuzi ifite byinshi byo kuvuga kuko ibi ngibi biratangaje kuboneka na mubaya ariko nkuko muri kubireba ngibi hari icyo mutabonye. Umuntu w'umugabo arifata akavuga ati umuntu simuzi nyuma ati ngo ntawe nzi kandi ntabwo ndi mu Rwanda. Uretse gato uyu mugabo ni umudiyasipora i Kanombe ni muri diaspora. Mugabo ni umuntu muzima cyangwa urumva ko ino kesi irimo ibintu by'ububeshyi gusa. Jihadi ntabwo turi muri diaspora. Jihadi jewe numiwe ayisata nguva ngubwira wa mugabo we ntabwo uwo muntu muzi ntabwo muzi ngo kwanza ngo nta nubwo ndi i Kigali ntabwo ndi mu Rwanda ngo ntabwo ndi mu Rwanda akandi kaza Kanombe nkunda Kigali. Ibintu birababaje ni ukuri ntabwo hakibaho pe uko abantu basigaye bidegembya nkaho batari mu Rwanda. Ibi bintu ntabwo biriho, ibi bintu biratangaje. Gusa Gisele akeneye ubutabera. Njyewe ntekereza ko hari buze kubaho hashtag dutaginge ministeri ya justice siko babyitara, hanyuma bagire ikintu bakora kuri iki kibazo cy'uyu mwana pe, kuko birakenewe. Ariko reka dusabe n'inzego zaje zifite aba bantu bakoze uru rugomo rukabije rw'indengakamere, mwokabyara mwe, dukeneye ubutabera bw'uyu mwana. Bamugize uku nguku, baramutorutiye amafoto yayerekanye, none n'ibimenyetso n'ibingibi bihari bimeze gutya, umwana bikarangira gutya atabonye ubutabera cyangwa bitagaragaye ko hakoreshejwe n'ibimenyetso.
ibi ngibi turabyita iki? Mimi nashanga. Hanyuma Gisele, karame. uyu mupolisi wakwakiriye ni umupolisi uyu muribu wakwakiriye, telefone yarimo ibimenyetso, uyu mugabo akemera ko yari ayifite, ako kantu akongera akadusubiriramo, uyu mugabo ngo gafata umupolisi cyangwa umukozi wari bakamuhindura umusazi, wari umaze kubivugaho? Yego, no kuvuga byagenze gute? Yego, bitabye ku munsi utari wo wari wo convocation, kuko convocation yari ku itariki 17 bitaba kuri 16 ari ku wa kabiri. Hanyuma bavagayo bagapostinga ngo tunywemo twivunnye umwanzi, bari kunywa amayoga nyine barabipostinga ngo bagira bake ngo twivunnye umwanzi. I still have the guys, ndabibona numva bimennye umutima, ndavuga se kuki ubundi bitabye umunsi, numvaga bazita the following day, mpita ntekereza yuko bitabye, mbaza umushuti wawe arambwira ati uyu munsi bitabye banatashye, njya kubaza feedback y'ibyavuye muri RIB arambwira ati rero tigewe nabajije umukuru arambwira ati batahe bazajye bitaba bataha. So noneho mpita mubaza se ikijyanye na telefone yanjye, arambwira ati ahubwo uranyibukije, ari yambwiye ko uyu munsi ayikuzanira. Abamuhamagaye kuri telefone niyumvira, aramuhamagara aramubwira ati ni umugenzacyaha runaka, nagira ngo unzanire ya telefone ya Gisele wari wemeye. Umugabo barayihakanye ati ngewe nta telefone, kandi muri statement nagukoresheje nawe ubwawe ukayisomera ukanayisinya.